Ndabasuhuje abakomeza gukurikirana channel yanjye Teacher Mail. Tugiye kurebera hamwe uko umuntu yasabumitinga lesson planning kuri platform za REB. Ukoresheje telefone yawe ujya kuri Google Chrome nk'ibisanzwe, ugashaka Google Chrome yawe ukoresha ngo ugeze kuri Google Chrome ujyamo hejuru ukandikamo ugasacinga ukandikamo REB e-learning platform ugasacinga, hahita haza aya icon menshi murayabona. Uza kuri iyi REB e-learning platform ukayikirikaho ugategereza ikarodinga. Uhita ugera hano kuri iyi platform ya REB. Urabona hejuru handitse you are not logged in, mu dukubo login. Iyo ukomeje gutya ukomeza nk'umugeste, kandi twe tuba dushaka yuko winjiramo nk'umuntu wiregisterinze. Niyo mpamvu uza hano kuri iyo mu dukubo login, akaba ariyo ukirikaho ugategereza ikaroginga in. Kimara kuroginga in haza aka gafomu kameze gutya, haza aka gafomu ka REB e-learning platform. Ukamanuka ugascrollinga down mpaka ugeze hano handitse ngo login with officer 365, ukayikirikaho ugategereza ikarodinga. Bibutsa ko ari ngombwa kumanza mugakanda subscribe, iryo jambo ry'umutuku riri munsi. Iyo ugeze hano muri kubona yuko aha hejuru harimo akantu kameze nk'ifoto y'umuntu. Ibi bivuga yuko ngewe nsanzwe nariyandikishije, ariko iyo utari wiyandikisha haza agataburo wandikamo ya email ya REB. Wamara kwikanda ukandika next, wamara kuyandikamo email neza ukakanda kuri next, ukakuzanira ushyira password nayo ukayandika neza ukurikije uko twayibonye, ukongera ugakanda next. Iyo umaze kubyuzuza niho bihita bakuzana kuri iyi taburo. Impamvu ngiye warije ni ukubera ko nsanzwe nyikoresha. Ukigera hano rero umaze kuzuzamo email ya REB, umaze kuzuzamo na password, icyo gihe uba utakiri guest. Ukanda kutu turongo dutatu tw'umweru, hahita hafunguka utu tumeni, ukajya kuri site home, gakanda site home. Umaze gukanda site home haza ibingibi uko mubireba, course categories. Ugascrollinga down ukazamura kugeza igihe uri bubonere ahanditse KD project, ukazamura ugakomeza paka ugeze hano handitseho KD project, ukanda kuri KD project. Ukanze kuri KD project urategereza n'ubundi karodinga. Nizere ko mwarangije gukora subscribe, gukanda kuri iryo jambo ry'umutuku, mukibuka no gukanda na share kugira ngo ibintu byose mbagezaho mujye mubibona. Ukimara gukanda hano hazamo n'ubundi KD project dashboard. Ukamanuka munsi hari ahanditse KD in service teacher training program, ukayikandamo iri mu ibara ry'icyatsi, ukayikanda ugategereza. Haza n'ubundi ibingibi KD in service teacher training program. Ugascrollinga down ukamanuka ukagera hano hasi hariho KD online teacher training course, akaba ariyo ukirika
ugategereza nayo ikarodinga. urabona ko ni ibintu byoroshye ntabwo bigoye. Tugeze ahangaha mwitegereza aka kantu kari mu ibara ry'ubururu kameze nka ka kandi kaba kari muri telefone kerekana setting, aka turi buze kukifashisha cyane. Iyo ugeze hano rero urascrollinga n'ubundi umanuka ukagera hano hari izi nyuguti kadi n'igisobanuro cyabyo, ugakomeza ukamanuka. Icyo gihe uba ugiye gushaka ahari ya class yacu turasabumitingamo wake cyangwa se lesson plan. Uramanuka ugakomeza ukamanuka ugakomeza ukamanuka ugakomeza ukamanuka byinshi, uramanuka ukagera ahantu handitseho training period 3 group 1 kadi teacher training manual. Kamanuka hano hari portfolio assessment item 1, uramanuka iyo turayireka, ugakomeza ukamanuka hasi ukagera kaho ka video k'iyo nzu, ugakomeza ukamanuka. Ugeze munsi uraza kubona n'ubundi ahantu handitse ngo uraza kujya ahantu training period 3 group 1, hano hariho ngo kadi teacher training manual. Uramanuka hepfo hari ibintu bibiri utagomba kwitiranya, hariho haba handitse nka hejuru portfolio assessment item 1, ariko muno munsi ho hakandika portfolio assignment. Ujya kuri gano kanditseho portfolio assignment, apana portfolio assessment. Ugakirika kuri portfolio assignment item 2 ICT integrated lesson plan, ukayikirikaho. Haza kadi online teacher training course, ugascrollinga down, ubundi abona hajemo portfolio assignment item 2 ICT integrated lesson plan. Ukamanuka ubwo to submission status, tuba tugiye gushaka ahantu handitse ngo add submission. Mwahabonye hano hariho edit submission edit submission, hasi handitseho submit assignment. Impamvu aya magambo yanditse ahantu kubera ko ngewe ibingibi nahoze ndabikora. Hariho n'indi lesson plan nari nakoze muno nshaka kwisubmitinga ariko ntago nayitanze. Ni ukuvuga ngo ugeze hano aho kuboneka edit submission, aho gusanga hariho add submission, ukanda kuri add submission. Icyo gihe bakagusaba kwa uploadinga file. Iyo umaze kuyaploadinga niho haza iyi edit submission. Iyo ugeze hano icyo gihe umaze gukanda kuri kwa uploadinga file, ugeze hano kuri edit submission, ushobora kweditinga lesson plan yawe cyangwa se ukanayirimuvinga. Iyo ubonye wayikoze neza nta kintu uri buhindureho, uza hano hasi hariho submit assignment. For example, ugeze hano tujye kuri remove submission. Suppose ko ariyo wari watanze uri kwigiraho, uri gukora umwitozo, bibaye ngombwa yuko uyikuramo, ukanze kuri hano baraza bakubaze kuko urashaka confirm. Are you sure you want to remove the submission? Are you sure you want to remove the submission data? Kuko ushaka kuzikuramo ya data wari watanze, ushaka kuyikuramo. Hariya n'ubundi turagaruka hahandi kubera yuko nibeshye nkanda kuri cancel, ahubwo nibo bakubwira remove submission, barakugeza hahandi handitse ngo are you sure you want to remove the submission data. Icyo gihe uraza ugakirika kuri continue, ko iyo wari wasubmitinze ushaka kuyikuramo.
uraza n'ubundi bakaguhereza ka kandi kumwe kari kameze assignment edit submission. uri kubona ariko munsi bakuyeho ya submit ya nyuma, ikigaragaza yuko ubu nta lesson plan irimo yo guhita dusubmitinga yandi turi kugeragereza aho twayikuyemo. Iyo usanze rero iyi add submission ntayirimo uko nabivuze, uribuka ka kantu naberetse ka kamashini akangaka k'ibara ry'ubururu, uraza ukagakandaho, wamara kugakandaho hahita hazaho ngo arrow me. Icyo gihe kugakandaho ukamanza ukiyaroringa, iyo wiyarorinze nibwo uza kubona add submission. Hari igihe winjiramo ugakora ukabura add submission n'imwe, icyo gihe bigusaba kumanza waza ukareba kwaka kamashini cyangwa se kagasetinga ukagakanda, ukaza kuri arrow me ukazamura, ubona ahantu munsi handitseho ngo arrow me n'ubundi ukahakanda. Icyo gihe niho uhita ubona ya icon cyangwa se kakantu kanditseho add submission kugira ngo wohereze ushobore gusubmitinga lesson plan yawe. Mushobora kugerageza mukabikora, mugakomeza mugakora exercise. Ugize ikibazo yatubaza, watwandikira, waduhamagara kuri izo nimero ziri munsi, cyangwa se ukanandika na comment hano kuri YouTube, tukagufasha kugira ngo byose birangire bitewe n'aho ugeze, ariko nawe ntucikanwe cyangwa se ngo igihe cyo gusubmitinga kizarangire utarangije. Murakoze rero, nabashishikarizaga gukomeza gukurikirana iyi channel yanjye, ibintu byinshi nzaje mbagezaho, kandi nizere yuko mwamaze gukora subscription munsi. Bye bye.